Ya bantu banjye mumeze neza hano production nk'isanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Nkuko mubibona turi kuri eLearning RP platform cyangwa se Rwanda Polytechnic eLearning platform. Ino ni urubuga cyangwa se online platform yifashishwa n'abanyeshuri ba Rwanda Polytechnic bigiraho, bakorera assignment, bakorera exam ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifitanye isano n'amasomo. Rero by'umwihariko nk'abanyeshuri ba Intake B barapi mwese murasabwa kwinjira muri no account zanyu, kuko nizo muzajya mukoresha mutanga ama assignment, musubmitinga cyangwa se rimwe na rimwe mugakoraho n'ibizame. Nk'ibisanzwe hano tubereka inzira zose, ariko abantu benshi ntabwo turi creating account, ahubwo account turazifite bazi du creating igihe twakoraga registration, turi bwifashishe proof of registration dukora sign in. So muhaye ikaze rero hano ku Burezi Rwanda TV. Niyo Rwanda bageze kuri YouTube channel, kanda subscribe, ufungure uzogera, kanda like, tera comment, maze tujye tubana igihe cyose. Ntabwo rero mbatindira, ikintu cya mbere tugiye kubanza kumenya, turareba kano kantu badushyiriye hehe. Badushyiriye hano kuri proof of registration. Baravuze ngo kindly note that your school email is 25 RP, bagashyiraho email reg number yawe ati study bivuze student, RP bivuze Rwanda Polytechnic, AC bivuze academic, .rwa bivuze Rwanda. Ino niyo domain ya Rwanda Polytechnic, and your default password is, password yacu ni ngiyi tumara kuyikoresha, baradusaba kuyihindura cyangwa se dushyiremo inshyashya, and can be accessed through kuri iyi link. Ushobora gukanda kuri iyi link, sibyo? Ushobora gukanda kuri iyi link bagahita bakugeza ahantu n'ubundi uri buze kugira uri buze kwinjirira hano kuri Microsoft Direct, cyangwa se kuza hano murebe link nashyize aho ngaho munsi muri comment, ukaza kugera hano. Noneho hano hejuru hari ahantu haba handitse ngo login, wamara gukanda kuri login ukaza hano handitse ngo RP Connect, wamara kuza hano handitse ngo RP Connect ugahita accessinga n'ubundi nka ya Microsoft. Hano rero icyo turashyiramo, turaza dushyiremo ino email iyi ngiyi 25rp@study.rp.ac.rw. noneho nitumara kuyishyiramo dukore next. Reka nze nyishyiremo ariko kugira ngo binakunde neza. Sorry. Bitware. Tuhita tuyishyiramo gutya twemeze. Nitumara kwemeza bahita dusaba gushyiramo password. Password rero ni iyi ngiyi, niyi. Iyi nayo turaza tuyishyiremo gutya, ahasigaye tuhite kwemeza. Nitumara kwemeza barahita batugeza ahandi hantu, sibyo? Bahita batugeza ahandi hantu turapdatingira password yacu, tuhite tugera muri account imeze neza nk'uko iyi ngiyi imeze. Hano kanze mbereke nk'uko nk'itindaho gatoya, kuko urumva bibanza gusa kuri Microsoft server kugira ngo bigaruke kuri eLearning yacu. Murahita mugira ahantu hameze nk'uko nguko mwamaze kugera. None ubutaha rero nzaza mbereka ukuntu mubasha kugira mubasha accessinga amasomo yanyu, mugasayishyiraho ama assignment, mukiga byose bigiye bitandukanye. Ugira ikibazo rero aze kumumagara cyangwa nyandikire. Ndamva rero nabashindira. Bye bye. Ngiye twabanaga Uburezi official, bibutsa ko twazanyemo akandi kantu k'Uburezi Tech Academy muri Uburezi Rwanda TV. So mu sharing rero inshuti zanyu ino video niba ibafashije abanyeshuri bose ba Rwanda Polytechnic, kandi Imana igomye ibafashe mu masomo yanyu. Nizere ko n'akabasari mwamaze kukabona ku bantu twafashije neza.